Uyu mwanya tugiye kuganira ku kibazo gikunze kubangamira urubyiruko cyane cyane mu gihe cy'ubugimbi ndetse no mu gihe cy'ubwangavu. Icyo kibazo ni ibishishi. Ese waba warigeze wibaza impamvu ibishishi bigaragara cyane ku bahungu bageze mu gihe cy'ubugimbi ndetse n'abakobwa bageze mu gihe cy'ubwangavu? Uraza gusoza iki kiganiro umenye neza impamvu zitandukanye zitera ibishishi ku ngimbi ndetse no ku bangavu. Unamenye kandi icyo wakora kugira ngo wirinde ibishishi cyangwa ubyitwaremo neza mu gihe ubirwaye. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Ndagukangurira gukora subscribe nimba utarayikora, ugakora ku kazogera kuko biduha kubana mu bindi biganiro. Ndanakwibutsa gukora like kuko nayo ni ingenzi cyane. Impamvu zitera ibishishi mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu. Ibishishi ni indwara y'uruhu iterwa n'uko imiyoboro y'amavuta ariyo yitwa glande sebase iba mu ruhu iba yazibye, bigatuma havuka utubyimba duto cyangwa duto cyane twuzuye amavuta. Nitwo ubona hanze ukatubonesha amaso, utwo tubyimba nitwo twitwa ibishishi. Impamvu nyamukuru zitera ibishishi mu gihe cy'ubugimbi ndetse no mu gihe cy'ubwangavu. Impamvu ya mbere ni impinduka z'imisemburo myinshi cyane cyane testosterone ku bahungu na estrogene hamwe na progesterone ku bakobwa. Iyi misemburo ituma umubiri utangira gukora amavuta menshi mu ruhu. Iyo ayo mavuta azibye utwenge tw'uruhu bitera ibishishi, bitera twa tubyimba duto duto tumaze kubona twuzuyemo amavuta ukatubona n'amaso aritwo twitwa ibishishi. Niyo mpamvu ibishishi bikunze kugaragara mu maso, mu gatuza, ku mugongo n'ahandi hari ibinure byinshi. Impamvu ya kabiri itera ibishishi ku bahungu b'ingimbi n'abakobwa b'abangavu ni bagiteri. Mu busanzwe uruhu ruba rufite udukoko tutagize icyo dutwaye tudatera indwara, ariko iyo habayeho igihe cy'ubushyuhe hari uturemangingo tugira uruhare mu gutera ibishishi. Impamvu ya gatatu itera ibishishi ku ngimbi n'abangavu ni ugusukura uruhu nabi. Kutoga neza cyangwa gukoresha amasabune akaze cyane bitera ibishishi. Ugomba kubanza ukagenzura isabune ukoresha nimba igendanye n'uruhu rwawe. Gukoresha amavuta y'uruhu atandukanye n'amavuta y'umubiri wawe nabyo bitera ibishishi. Uba ugomba gukoresha uko ushoboye mu myaka ugezemo, warangiza ukamenya amavuta abereye uruhu rwawe ngo ni ayahe cyangwa nameze gute. Gukorakora cyane mu maso n'intoki ni bibi kuko bitera ibishishi cyangwa bikakwanduza izindi ndwara ziza ku ruhu, cyane ko tuba twahugiye duhura n'abantu benshi twanabakoze mu ntoki bagiye batandukanye. Si ngombwa ko wimenyereza gukorakora mu maso hawe kenshi cyangwa cyane. Impamvu ya kane itera ibishishi ariko noneho byihariye ku bangavu ni imisemburo y'ihindagurika ry'imihango ku bakobwa b'abangavu. Ku bakobwa b'abangavu uko imihango iza, ibishishi bishobora kwiyongera bitewe n'ihindagurika ry'imisemburo ya buri kwezi. Impamvu ya gatanu itera ibishishi abahungu bamaze kuba ingimbi ndetse n'abakobwa bamaze kugera mu kigero cy'ubwangavu ni imirire. Ibiribwa birimo isukari nyinshi, urugero nka keke, biswi ndetse n'imitobe si byiza. Kandi rero niba hari ikintu urubyiruko rukunda ni ibintu biryohereye. Wowe ntubikunda? Ibintu biryohereye byerekeye amasukari urubyiruko rurabikunda cyane, ariko iyo bibaye byinshi ntabwo ari byiza kuko mu mubiri wawe bituma hazamukamo ibishishi. Ibiryo birimo amavuta menshi, ibyo kurya byinshi birimo lactose bishobora gutuma ibishishi byiyongera. N'ibiryo birimo amavuta menshi, ibi byose biri mu biryo urubyiruko rukunda, kuko urubyiruko rukunda agafiriti cyane cyane rwose. N'ibyo kurya byinshi birimo lactose, urubyiruko rukunda amata, rukunda inshyushyu.
ni ukuvuga ngo ugomba kubifata ariko ukabifata ku gipimo kitazamutse cyane hejuru, nawe ukajya urya wigerera cyangwa ukanywa wigerera. Impamvu ya gatandatu itera ibishishi abahungu bageze mu gihe cy'ubugimbi ndetse n'abakobwa bageze mu gihe cy'ubwangavu ni imiterere y'umubiri, ari byo twita genetike. Abantu bamwe bavukana imiterere y'uruhu ituma bashobora kugira ibishishi cyane kurusha abandi, cyane cyane nk'iyo mu muryango wabo babifite. Abahungu bakunze kugira ibishishi byinshi kandi bikomeye, ahanini bitewe n'imisemburo ya testosterone mu gihe yabaye myinshi. Abakobwa bashobora kugira ishishi bigendanye n'ihindagurika ry'imisemburo ya buri kwezi. Ni ukuvuga ngo uburyo wagiye mu mihango nibyo bizakwereka yuko ushobora no kugira ibishishi cyangwa se utazanabigira. Ushobora kujya mu mihango ugasanga imisemburo yawe niba yabaye myinshi, hari ukuntu n'ihindagurika ry'imihango rishobora kubaho, ukabona ugiye mu mihango mu buryo bworoheje, ukabona ugiye mu mihango se iri no kukurya, ukabona ugiye mu mihango se mu buryo butameze nk'ubwari busanzwe. Hariho n'ihindagurika riba ryabaye rya buri kwezi mu kigendanye n'imisemburo. Niba bibaye ngombwa rero ko imisemburo yawe ya estrogene yabaye myinshi, byanze bikunze uzagira ibishishi. Niba progesterone nayo yabaye nyinshi, nta kabuza uzagira ibishishi, ariko ntaho uzabipimira. Uzajya umenya ngo mbese ubushize nagiye mu mihango bingendekera uku nguku, kuri uku kwezi bigenza uku, byanze bikunze ku gihe hazazamuka ibishishi. Biza mbere akenshi yuko winjira mu mihango, abenshi babona igishishi kije mu maso bakavuga ngo iki ni ikimenyetso cy'uko ngiye kujya mu kwezi. Ariko si ikimenyetso gusa cy'uko ugiye kujya mu kwezi, ahubwo biba bigaragara ko hari igihe nyuma y'icyo gishishi hashobora kuzamuka n'ibindi, kuko imisemburo yawe yabaye sekirete kuri uko kwezi ugezeho yagiye ku gipimo kiri hejuru, ntabwo yabaye nk'isanzwe. Inama ku rubyiruko rufite ibishishi: ugomba kwirinda gukanda ibishishi kuko bishobora kukugiraho ingaruka. Ugomba kwirinda amavuta y'uruhu arimo ibinure byinshi. Ugomba kurya neza no kunywa amazi menshi, kandi ugomba kwihangana no kwigirira icyizere kuko ibishishi bishobora gukira kandi bigakira neza rwose, uruhu rwawe rukongera rukanyerera. Au contraire, ku bantu batarwaye ibishishi, ku ngimbi cyangwa se n'abangavu batarwaye ibishishi, ubwo bagomba kwirinda amavuta y'uruhu arimo ibinure byinshi, bagomba kurya neza no kunywa amazi menshi. Ibyo ngibyo kugira ngo babikore babasha kwirinda kuzarwara bya bishishi. Ariko niba bibaye ngombwa ya misemburo ikaba ibaye sekirete n'umubiri, kuko umubiri ntawuhata, nyine niwo ukora uko Imana yabigennye muri icyo gihe, cyangwa se uko ingufu umubiri wakoranye, ntabwo icyo uzabikuraho, ahubwo uzinjira mu bwirinzi bwo kubirwanya mu gihe byamaze kukugeraho. Ndakwibutsa gukora subscribe, ugakora ku kazogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro bikurikiyeho. Ndanakwibutsa gukora like, kandi niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi hamwe n'ikibazo watubaza, watwandikira muri comment cyangwa nimero ya WhatsApp ariyo 0788737815. Ndanakwibutsa gukora share, usangiza abandi iki kiganiro. Iyi kiganiro ni ingenzi cyane ku ngimbi kandi ni ingenzi ku rubyiruko. Nukora share uraza gusanga hari abantu bandi bari mu myaka nk'iyawe kandi